ngwino twuzure kugira ngo isi imenye kuriho, nitubona imenye kuriho, imenye imbabazi zawe, imenye urukundo rwawe nyaguhora ku ngoma. Ndagushimira rero umugisha umpaye wo gusangira n'ubwoko bwawe. Ijambo ryawe ni rigari, tumenyaho gatoya. Ngwino Mwuka Wera unyigishanye n'aba bagore n'abagabo n'aba bahungu n'abakobwa waguze amaraso y'igiciro cyinshi. Kubaho kwawe kutubane kwinshi, kutumenyesha ibyo ushaka. Urakoze kubw'umugisha wo kukuvuga, wowe udapfa, wowe udahemuka, wowe udahinduka. Kukuvuga bihora biryoshye, ntupfa, ntudusiga, ntuhinduka, ntubyuka nabi, ntuhindagurika, ntuhindurwa n'ibihe by'isi, ntuhindurwa n'intege nke zacu, ntuhindurwa n'ibyaha byacu, ntuhindurwa no kugucumuraho kwacu. Uhora uri mwiza, uhora wuzuye imbabazi, uhora uturamburiye amaboko, uhora wuzuye ubuntu, uhora wizerwa, kuko ishikamirizaho biraryoshye, kuko ntuhinyurwa, ntunanirwa, ntucogora. Mwami, iki gitaramo cyari icyawe, izi ndirimbo zari izawe, turi hano ku bwawe, tuje kugira ngo tugufitiye umwanya wo kwicara ku birenge byawe ngo twigishwe nawe. Warakoze kubw'umugisha wo kuba ahantu nk'aha, tubiguhereye icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Wigiriye neza kuba mu kubaho kwe. Yewe nigiriye neza. Haleluya. Bashumba, Imana ibahe umugisha. Urakoze gukorera Imana, ndetse nanjye kumpaye amahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Hano ni iwacu, ni mu rugo rwa data. Haleluya. Tugiye kuganira abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo. Iyi titiri iteyemo ubwoba ukuntu, kuko iyi Mana yanjye tumenyaho gato, ariko gato twamenyeho katugiriye neza, katubeshejeho neza, kaduhereye amahoro na stabilite mu isi itari stable, mu isi idatekanye, mu isi itungurana, ariko gake twamumenyeho. Haleluya. Kaduhaye kuryoherwa, kaduhereyemo amahoro, tumeze neza. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo ni ngari, ni nini, tugenda tumenyaho gakeya, kandi aho yangiriye neza ikandembuza mu banyabyaha, ikamenyesha izina ry'umwana wayo. Kuva uwo munsi natangiye urugendo ruryoshye hamwe nayo. Ese ruryoshye bivuga bitagira ibibazo? Oya, njya mbona ngira ngo hari n'igihe biba byinshi. Ariko ruraryoshye, rurizewe, waduhamagaye n'uwo kwizerwa. Haleluya. Yadukuruje ineza ye, urukundo rwe ruratugose, adufashe mu kiganza cye, yaduhaye aya mahoro n'ay'ukuri. Aya mahoro isi idashobora gutanga n'ay'ukuri. Haleluya. Biraryoshye wakira agakiza uri mukuru, uba uzi kubigereranya byombi. Uriyiza utagafite, uriyiza ugafite. Uriyiza Yesu ahari, uraniyiza adahari. Haleluya. Ndakwifuriza kumenyana n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Dufite itorero ryiza, urusengero rwiza, abakozi b'Imana beza, bafite ibintu byinshi byiza byo gukorera Imana. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka kumenyana na New Life, ntumenyane n'Imana yawe. Imana yatumye iri sengero ribaho, Imana yatumye abakozi b'Imana babaho. Biragatsindwa n'Uwiteka kumenyana n'umushumba ukagarukira aho ngaho, waba uhombye. Abantu bazi Imana yabo. Iyihe Mana? Iyihe Mana? Ko Imana zabaye nyinshi. Hariho n'inyigisho zitubwira ko natwe ubwacu turi Imana. Ni koko, ariko motifu behind inshuro nyinshi bitari yo. Kuko umuntu utanemera n'Imana arimo arishakamo igisubizo, arimo arishakamo gushobora byose, kandi arimo arabigerageza, arimo aranabibasha. Umuntu yakoze ibintu byinshi, umuntu arajya ku kwezi, umuntu arajya hehe simbizi, umuntu arakora ibintu bitangaje, umuntu arimo aragerageza no gukora undi muntu wakora nk'ibyo abantu bakora. Umuntu ateye ubwoba. Biroroshye rero kugwa mu gatego ko kwibwira ko turi Imana. Ntiturizo, turi abana b'Imana, ariko ntiturizo. Haleluya. Kuko ntushobora byose kandi ukeneye Imana. Ariko wowe udahari, Imana yakomeza ikaba Imana, igahera mu itangira ikageza mu iherezo, yakomeza ikaba Imana. Ariko wowe utari kumwe nayo, ntushobora byose. Yesu yarabivuze, aravuga ngo ninjye muzabibu w'ukuri, mwebwe muri just amashami. Haleluya. Arongera avuga ngo ntacyo mubasha kugira gute, gukora mutagize gute, mutamfite. Niyo mpamvu dukwiriye guhora twibaza ngo iyihe Mana? Iyihe Mana? Haleluya. Abantu bazi Imana yabo. Iyihe Mana? Imana ishimwe cyane. Iyi Mana yahisemo kutwiyereka ahantu hamwe honyine
muri Kristo Yesu. Niwe twaririmbaga, niwe umushumba yavugaga mu kanya. Haleluya. Yahisemo kutwishurira muri Kristo. Imana itaregerwaga, Imana yari iteye ubwoba iyo yamanukaga ku musozi. Igihe kimwe yaramanutse ivuze abantu, kandi murabizi kundi tuba dushaka kumva ijwi ry'Imana. Abantu babwira Mose ngo genda ujye wivuganira nayo, mwimenyanire, ujye uzutubwire. Ubu noneho turabyemeye, ntituguhinyuza, ujye uvugana nayo uzutubwire, kuko yari Imana y'igitinyiro cyinshi n'icyubahiro cyinshi, Imana itegerwa. Niko ikiri ntibirahinduka, ariko iyo Mana itagaragara yahisemo kwihishura muri Kristo. Haleluya. Muri Kristo aza ameze nkatwe, abyarwa n'umugore w'umuntu usanzwe ucumura w'intege nkeya, kugira ngo akunde atwegere, kugira ngo urukundo rw'Imana rutakwirwa mu bwenge, irudusogongeze muri Kristo. Haleluya. Iyo tuvuga Imana rero turavuga Kristo. Imana ishimwe cyane. Niwe shusho y'Imana itagaragara. Haleluya. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 15 haravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Imana itarabonekaga yarabonetse, turayimenya, turahishurirwa muri Kristo. Ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Haleluya. Bibiliya yitwa NLT yavuze ngo Kristo is the visible image of the invisible God. Yari Imana itaboneka, ariko Kristo ahinduka Imana iboneka. Haleluya. Tuvuga rero ngo abantu bazi Imana yabo nta kindi n'abantu bahuye na Kristo, n'abantu bamenyanye na Kristo. Haleluya. N'abantu yahamagaje neza ye nabo bakitaba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta bundi bwiru, nta yandi mabanga. Amabanga yose n'ubwiru bw'Ubumana bwose bwahishwe muri nde? Muri Kristo. Arangije aramuduha yo kabyara. Imana ishimwe cyane. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Nanone mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, ndifuza ko dusohoka hano kubw'ubuntu bw'Imana, tumukunze kurushaho. Haleluya. Tumwihaye kurushaho, tubereyeho we wenyine. Haleluya. Umutima wawe atari ku munwa, ko ku munwa turabivuga turabiririmba, ariko umutima wawe ushimangiwemo n'umwuka w'Imana, ko kuva uyu munsi mu masegonda usigaje uhumeka ku isi, simvuga amasegonda ngo ugire ngo ni makeya, yakwikuba akaba imyaka, mu masegonda usigaje uhumeka ugiye kuberaho we wenyine. Haleluya. Nta kindi ubereyeho. Ndashima Imana ko itigeze idusaba ibintu itaje gukorera muri twe. Haleluya. Ibintu byose idusaba yaje no kubikorera muri twe. Imana ishimwe. Abaheburayo 1 kugeza kuri 3 ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Aho hose Imana yashakishaga umuntu, ivuganira n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, kugira ngo irebe ko umwana w'umuntu yagarukira Imana. Ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Wowe nanjye twavuze mu gihe cyiza. Haleluya. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo si ikindi n'uyu Kristo, bagenda bahishurirwa, bagenda bamenya umunsi ku munsi. Nguwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Yesu yagendanye n'abigishwa be yambaye umubiri. Igihe kimwe arimo arababwira muri Yohana 14, yarimo kuvuga ibyo kugenda kwe, n'ibyo bazahabwa, n'ibyo bazasigara, n'uburyo umwuka wera bazamuhabwa agasigara, ababwira ibyo batumvise, abibutsa ibyo yari yarababwiye, abasobanura ibyo bananiwe kumva mu gihe bari kumwe na Yesu. Haleluya. Hanyuma bagera ahantu haryoshye, igice cya 14 umurongo wa 6, ngo Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntagize gute, ntamujyanye. Yaramaze kubabwira ko agiye, kandi ko nabo bazaza, kandi ko agiye kubategurira. Batangira kwibaza uko bazaza kandi batazi n'inzira. Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Muri make ntawe umenya Imana ntayimumenyesheje. Haleluya. Ntawe umenya Imana hanze yanjye. Haleluya. Mwumva amadini muzanayumva hari igihe tuzaba tudafite n'ubushobozi bwo kuyavugaho, kuko bitemeye kuyavugaho, ariko ahantu hose hatari Yesu nta Mana ihari.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni njye nzira, nta muntu wamenya data, nta muntu wahura na data ntamumumenyesheje. Haleluya. Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwagize gute? Mwamurebye. Iyamana itaragiraga gute? Itararebwaga, itaragaragaraga. Iyabwiye Mose ngo undebye mu maso ntiwabaho. Haleluya. Yesu arababwiye ngo ubu rero ubwo mundeba nawe mwagize gute? Mwamurebye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Filipo aramubaza. Ikibazo cya Filipo kijya kinsetsa kuko hari igihe natwe tubaza ibibazo tumva turi nko mu mwuka, na Filipo nibaza ko ariko yari ameze. Ngo Filipo aramubwira ati, yaravuze ati ikibazo kiri mu mwuka pe. Aramubwira ati data buja, twereke data wa twese, umva noneho urabubirangije nta bindi dushaka. Ngo Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye abagize gute? Ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Umbonye ababonye data. Abantu bazi Imana yabo bahuye na Yesu. Haleluya. Agenda bihishurira umunsi ku munsi. Hari urugendo ruryoshye batangiye rwo kumenya Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ngari, ntirangira, ntishirayo, ariko twatangiye urugendo rwo kuyimenya. Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga ngo twereke data wa twese? Haleluya. Mu Migani 8:35 yaravuze ngo umbonye ababonye ubugingo. Haleluya. Yesu nitumureba n'amaso, Yesu nitumumenya nkuko bamwiga mu ishuri cyangwa bamwiga mu bwenge. Oya, umuntu ashobora kumwiga mu bwenge akamenya ibintu byinshi bimuvugwaho, agasoma ibitabo akandika ibindi mu bwenge, ariko Yesu kumubona ubuzima bwe buraza bukaba muri twebwe. Haleluya. Yesu si izina riraho, n'ubuzima bw'ubumana. Haleluya. Yasutse mu bamwizeye twese. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ufite ubugingo buhoraho, niyo mpamvu utazapfa byiteka. Muri wowe umuntu ubuntu upfa, ubuzima bw'ubumana bwaraje buba muri wowe. Abantu bazi Imana yabo hari ikintu cyababayeho. Haleluya. Ubumana bwaraje butura muri twe. Ibyo bintu ntabwo byiganwa. Haleluya. Ibyo bintu ntabwo umuntu yabifekinga. Ibyo bintu ntabwo umuntu abyiga mu ishuri. Ibyo bintu ntabwo umuntu abyiga muri theology. N'ubuzima bw'ubumana asuka mu bahoze ari abanyabyaha, twebwe bamwizeye. Haleluya. Niyo mpamvu tuba dutangiye urugendo rudashobora guhagarikwa, rudashobora guhagarikwa. Katumuha icyubahiro yo kabaho. Haleluya. Ubuzima bw'Imana, yindi pastor yatubwiraga ntibyashoboka, nta hantu umuntu yari kongera guhurira n'Imana yera, byari birangiye. Ariko abamenye Imana yabo naba babonye Yesu, hari ikintu cyababayeho. Ubuzima bw'ubumana bwaraje buba muri wowe. Niyo mpamvu ubugingo buhoraho tubufite turi nahangaha. Haleluya. Amazina yanjye yanditswe yo, narababariwe, nakiriye Imana muri njye. Ntibishingira ku kintu icyo ari cyo cyose, bishingira ku cyo we yakoze. Igitambo cye cyahindutse igihagije ku musaraba. Haleluya. Ubuzima bwe buraza bwinjira muri njye. Mu maraso ndi wo kwa Mazimpaka, mvukana na bene Mazimpaka, ariko mu mwuka ndi umwana w'Imana. Haleluya. Niba adakizwa tuzavukana kwa Mazimpaka gusa, ariko ntituvukana ku Mana, kuko mfite undi data. Haleluya. Dufite ubundi buzima, dufite undi muryango w'abana b'Imana. Waba urimo uhomba utakiri ubu buzima, waba urimo uhomba utahiye ku nyungu zo kuba mu muryango mwiza nk'uyu. Hagira inyungu nyinshi, hagira ibintu byiza haduha. Iyo tubyaye baradusura, iyo twapfushije baraduherekeza, iyo twarongowe baradushyigikira. Ntituri twenyine, bashobora no kuturangira akazi, bashobora no kuturangira ibintu. Ariko waba uhombye, waba ugarukiye ku bintu byoroheje kandi bigufiya, wanze iyi impano y'ubuntu iguhindura umwana w'Imana. Ubuzima bw'Imana buza imbere muri twe. Ubu twese hano turasa, dushobora kunganya amafaranga cyangwa twayasumbanya, ariko niba udafite Yesu turatandukanye. Uyu mwanya impanda ivuze twazamuka tukagusiga. Nshuti z'Imana, ni impano y'ubuntu. Haleluya. Ni impano y'ubuntu, ni igitangaza. Ndimo ndamusaba ngo yo kabyara nampe kumuvuga neza, kuko ntibishoboka ko umuntu yamenye impano y'ubuntu ngo yange kuyakira. Ntibibaho, ntibibaho. Ntiwemere ikinyoma na kimwe cyatuma utakiriye impano y'ubuntu. Ubuzima bw'Imana muri twe abahoze ari abanyantege nkeya, abantu bapfa, abantu buntu. Ubuzima bw'Imana muri twe. Isi yatwigishije ibintu bibi byo kumanufacturing ibintu byose.
ibintu byose twirwanaho. Ubu nta kintu tudakora. Umuntu yikorera igikundiro abantu bakamukunda, umuntu amanufacturinga fame akamamara, umuntu amanufacturinga agura urukundo mukamukunda, akabaha impano akazibuzuza kugira ngo mbese mana yanjye. Umuntu ashobora no kumanufacturinga urukundo akiyomeka ku muhungu, umuhungu akamushaka, cyangwa umuhungu nawe vice versa. Tuzi guhimba ibintu, turimo turahimba n'ibyo twiteraho bikaduhira, ngahindura izuru bigakunda, bya bindi byose. Ariko nshuti z'Imana, ubu buzima burimo cyangwa ntiburimo? Haleluya. Ese waratsinzwe umenya ko uri umunyabyaha kandi utakwikiza? Hari umunsi warambiwe kwiyobora. Simvuga kurambirwa gusambana, simvuga kurambirwa gusinda, simvuga kurambirwa kwangana, biriya ni udusentome, biriya ni utumenyetso. Ariko wamenye ko uri umunyabyaha, ko wavukiye mu cyaha kandi umenya ko utakwikiza, wemera gushyira hasi ku manufacturing umugisha, wemera kubishyira hasi, uza nk'uwambaye ubusa, uravuga uti Yesu ndagukeneye. Ahabera mwiza nta gukoza isoni ngo nkubwire ngo jya imbere ku karubanda no mu cyumba cyawe wapfuka mukavuga uti ndambiye ubuzima bwo kwigirisha, ndambiye ubuzima bwo kubwiriza ntagufite, ndambiye ubuzima bwo kuririmba ntagufite, ndambiye ubuzima bwo kuba mu nzu yawe ntagufite. Wapfukama mu cyumba mukagira n'itangiriro rishya. Turimo turavuga abantu bazi Imana yabo, ntibyiganwa nshuti z'Imana, ntabwo byiganwa, ntabwo babihimba. N'ubuzima bw'Imana muri twe. Ndakwinginze ukingura umutima wawe uvuga uti ndashaka itangiriro rishya uyu munsi, ndashaka ubu buzima. Ni mwiza, yuzuye imbabazi, yuzuye kugira neza, ntareka bamusanga, ntareka bamusaba, ntasubiza inyuma bamuhungiraho, abamutakiye bose arabatabara. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo ni bande? N'abantu bakiriye umwami. Haleluya. Yarivugiye muri Yohana 6:48 na 51 ngo ninjye mutsima w'ubugingo. Muri iki gice abantu ngo bahereye ubwo basubira inyuma, kuko yaravuze ngo utanjya utemera kunywa ku maraso yanjye birabagusha, ngo bahera ubwo ngo batangira gusubira inyuma. Ariko arimo arababwira ngo basogokuruza banyu bariye ku yindi mitsima yavuye mu ijuru, yo muvuga ngo Mose yabahaye, ariko barapfuye. Ngo ariko ninjye mutsima w'ubugingo. 51 ngo ninjye mutsima muzima. Muribuka ko yaje muri twebwe azana ubuzima. Ninjye mutsima muzima. Bibiliya y'Ikinyarwanda yagiye idutuburiramo ukuntu, ariko I'm the living bread. Ndi umutsima ufite ubuzima muri wo, aho ngeze babaho. Haleluya. Ninjye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose. Kandi umutsima nzatanga kubwo abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Haleluya. Haleluya. Ubu buzima nongere mvuge ngo ntibabwigana, bwagezemo cyangwa ntibwagezemo. Icyakora burahari na n'uyu munsi wabwakira. Haleluya. Iyo bwahageze rero, abantu bazi Imana yabo baba batangiye ubuzima bwo kurekeraho kubaho ku bwabo. Iyo bwahageze buzana impinduka tumenye uko bigenze. Bukigera muri twebwe bugusigamo kwifuza kumunezeza. Ubusanzwe uri ikigenge, cyangwa nari nsanzwe ni ikigenge, reka nivuge nyobora ubuzima bwanjye uko nshaka. Umunsi ubwo buzima bwageze mu buzima bwanjye, ntariga ishuri na rimwe rimbwira iby'Imana, ntaramenya za nyigisho z'ibanze, ariko umunsi bwageze mu buzima bwanjye, numvise ntagishaka kwiyobora ukundi. Numvise nifuje kuyoboka iyi Mana ntamenye imyaka yose. Iyi Mana nabayeho ntayirebaho, ntayitayeho. Icyo cyifuzo kivuka mu mutima aho ubuzima bwageze. Ntibivuze ngo wabishoboye, ntibivuze ngo wabibashije, ntibivuze ngo ntiwongera gukora wenda amafuti wakoraga, ariko hari ikintu cyabaye muri wowe udaheshwa n'umushumba cyangwa n'umuvugabutumwa mwiza, cya kindi cyazanywe n'ubuzima bw'Imana wakiriye, kigutera kuzinukwa kongera kwiyobora, ukumva wifuje kubaho kubwe. Abantu bazi Imana yabo bari mu rugendo rusa, yaba bavutse uyu munsi bamaze ukwezi kumwe, yaba bakijijwe nonaha cyangwa mu gitondo, yaba bamaze imyaka 30, bari mu rugendo rumeze kimwe rwo kwifuza kubaho kubwe. Haleluya. Bari muri levels zitandukanye, bamwe babashije ibi, abandi babashije ibi, abandi bigiye imbere hagatambwe, ariko bafite urugendo rusa. Kwifuza kubaho kubw'uwo
wabapfiriye. Ese icyo cyifuzo kiri mu mutima wawe? Ese kirangana iki mu mutima wawe? Kirabyibushye, kiranyonyotse, cyaguye umwuma, kwifuza kubaho kubwo waguhaye ubuzima, wari uwo gupfa, wari uwo gupfa, wari uwo kurimbuka no gutandukanywa n'Imana. Ishimwe rizaba ryinshi nk'uko pastor yavugaga, rizaba ryinshi ritewe n'uko wamenye value, agaciro k'icyo wahawe. Ishimwe rizaba kumwiha no kumwiyegurira, bizagenda bikura muri wowe uko usobanukirwa icyo yagukijije n'icyo yagucunguye. Mwuka wera ngwino twigishe. Haleluya, haleluya. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 5:14 kugeza kuri 15, rwandiko rwa kabiri Paulo n'Itorero ry'Ikorinto 5:14-15, ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, ruradupushinga, ruradusunika, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe Kristo yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho, ngo ni twebwe twahawe ubuzima, kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Abubwo buzima bwagezemo bahuje urugendo, bahuje icyifuzo. Bashobora kudakorera Imana mu bintu bisa, ariko mu mitima yabo harimo ijwi rimeze kimwe. Bahagaze muri uyu murongo, ngo bamenye ko yapfiriye bose, bamenye ko bari abo gupfa, bamenye ko bari banapfuye, hanyuma bamenye ko uyu munsi ubuzima barimo bwenda kumera nk'inyongezo. Muri make ntibariho ku bwabo, kuko bo bari abapfu, bari barapfuye. Kuko icyo kintu bakimenye uyu munsi, haleluya, basobanukiye ko nubwo bariho, ntibariho ku bwabo, ntibakwiriye gukomeza kubaho ku bwabo, ngo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana hano iravuga ngo barekeraho kubaho bishimisha ubwabo, ngo ahubwo babayeho bashimisha uwo nguwo wabapfiriye akanabazukira. Nshuti z'Imana, twebwe abapfuye akatugarurira ubuzima, uyu munsi twaba turiho mu buzima bw'inyongezo. Ikibazo kimeze gutya, nuko turacyafite porogaramu na agenda na plani z'ejo hazaza nk'uko twazihoranye tutaraza muri ubu buzima bw'inyongezo. Turacyapangira ubuzima bwacu. Si bibi gupanga, Imana irakama kugira ubwo bwenge, haleluya, bwo kugira ibipangu myiza. Ni na byiza, hari abantu baba bizi bakanabidufasha, ariko ndimo ndavuga mu mutima. Umutima wawe ukwiriye kuba uriho uvuga ngo agenda iyo ari yo yose, porogaramu iyo ari yo yose, gahunda iyo ari yo yose yahinduka anytime, igihe cyose umwami agize icyo abivugaho. Haleluya, haleluya. Uko niko kubaho kubwe. Abariho kubwe nta kintu barimo ba manufacturinga, nta bintu by'ibihimbano barimo bahimbahimba. Ubuntu bwe buradusunika. Haleluya. Kubaho kwe kuradusunika. Duhora twiteguye ko hatwerekeza, abariho tugira gute? Twerekera. Haleluya. Turimo turagenda twitoza kumworohera, aha tutwara niho heza. Haleluya. Reka mbabwire nshuti z'Imana, ntazigera gutwara mu bintu uzicuza, ahubwo ibyo uzicuza nibyo wowe wijyanyemo. Haleluya. Ayobora neza kurusha, Mana yanjye, kurusha abantu bose bazi gupangira ibihe n'ibihe. Data, haleluya, umuremyi w'ijuru n'isi, ugenga ibihe, ufite ubuzima bw'abantu bose mu kiganza cye, uyobora uruzi rwa Nili rurimo ingona, akayobora akana kari mu gitebo, akakayobora akakagezaho umukobwa wa Farawo arimo yogera, yarangiza agateza umukobwa wa Farawo kukagirira imbabazi, kandi azi ko se arimo yica mwene abo. Uwo haleluya. Akongera akabwira mushiki w'uwo mwana Mose, akagira faveri kuri uwo mukobwa wa Farawo, yarangiza akamutuma ati shakira umuheburayokazi uza kurera uyu mwana. Akongera umwana wari wambuwe ababyeyi akamuha nyina akongera akamwonsa akanabihemberwa. Iyi Mana umuremyi w'ijuru n'isi, uratekereza ko izagushuka iguhamagara?
uratekereza ko ibyo wipangira ari byo byiza kurusha ibyo ugupangira? Ayi, shyira hasi umupira, shyira hasi, shyira hasi, shyira hasi impapuro mpimbano, shyira hasi ibintu by'ibifekefeke, shyira hasi. Warakijijwe, uri mu biganza by'umwami w'abami. Haleluya. Rekeraho kwihimbahimbira. Bantu b'Imana, gusazanira ngo nabyo ni bibi. Umutima wanjye ujya ubabara iyo mpuye nk'umukobwa n'umuhungu. Amarezo abakobwa banjye nibo benshi barimo bamanufacturing urukundo, agaterateranya ibintu kugira ngo umuhungu amwemere. Ni ukuri Imana ifite abahungu, ifite abahungu badakeneye kumanufacturing ngo urumva ngo nintaryamana ngo nintasomana ngo ugahimbahimba ibintu, ugahindura amasengero. Shuti, Imana umuremyi w'ijuru n'isi ubikennye abantu, ubikennye ibintu, ubikennye akazi, ubikennye imihamagaro, ubikennye iki? Nta kikennye. Yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo Abrahamu ngo nzakwamamaza. Urashaka kwamamara? Iramubwira ngo Abrahamu nta nubwo Abrahamu yari yabisabye. Iramubwira ngo Abrahamu nzakwamamaza. Muri make nzakwadvertisinga. Haleluya. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yavuze iby'umwana wayo nk'imyaka nka 700 mu kanwa ka Yesaya. Irabivuga ikavuga dore Imana ibihereye ikimenyetso, dore umwari azasama, bakajya babwira ngo ni nk'ejo hazaza. Irabivuga. Yavutse, ingabo zo mu ijuru, korari from mbinguni iramanuka iraza isanga abashumba, irababwira ngo umwana wanjye yavutse, nimujye kureba. Irongera yemera n'abatizera babasha kureba mu nyenyeri bakamenya ibyabaye. Irongera bakuraho bari, irabajyana bajya kureba umwana w'Imana. Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Abazi Imana yabo bazatura mu kiruhuko. Abazi Imana yabo bazaruhukira muri iyi si idatanze ikiruhuko. Bazayemerera ibajyana aho ishaka mu biganza byayo. Ni koko biravuna kubyitoza, ariko wagize umugisha bikicara mu mutima, ikiruhuko kiba gitangiye. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Erega dusanze turushye twirwanaho kuva mu bwana, bituma tugera no muri we turakomeza twirwanaho turi muri we. Ntituzi ikiruhuko, ntituzi kutirwanaho. Abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo. Imigambi yayo kuri twebwe ni myiza, ibyo guhitiramo ni byiza kurusha ibyo wihitiyemo. Ay kujyana ni heza kuruta aho wipangira. Ruhuka, urekeraho kumanufacturing umugisha, urekeraho kumanufacturing utuntu n'utundi, ruhukira muri we. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo. Haleluya, haleluya. Ntabwo Yesu adusaba atabanje kutwereka. Mu rwandiko mu gice cya 2 cy'urwandiko rw'Abafilipi, reka tubasomeho nihutemo. Yesu ni mwiza. Kubivuga birarondogoza, sibyo nataba pastor? Si mwiza ku buryo kumuvuga birondogoza. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ariko uzi umuntu udahemuka, umuntu udahinduka, umuntu udapfa. Abafilipi 2 yampaye ariko n'umurimo mwiza n'ukuri. Ubu niyangiriye neza. Uzi kuguha umurimo wo kuvuga umuntu mwiza, udahemuka, utananirwa, udasubiza abamuhungiraho, utabasubiza inyuma. Niwe muntu wera. Ibi bintu bihora bisiga ubwenge bwanjye. Niwe muntu wera udatera complex yo kwegerana nawe. Urabona buri muntu ari umunyabwenge cyane, utinya kumwegera, wowe wumva bitahura. Yakwambara neza cyane ugatinya kumwegera, agira amafaranga menshi cyane ugatinya kumwegera. Uko abantu bagira ibintu bidusumba niko dutinya kubegera. Ariko uyu mwami w'abami niwe wera, wegerana n'abanduye. Niwe ushobora byose, wegerana n'abadashoboye. Ntugire complex, ntibikujene kumwegerayo kabza. Ineza ye akayigukuruza ati ngwino mwana wanjye. Arakatugira tukaba abahungu be n'abakobwa be, aragahimbazwa n'isi yose, aragakorerwa n'amaboko yose. Haleluya. Urwandiko rw'Abafilipi 2:5 kugeza kuri 11 ngo mujye mugira amatwara. Ndimo nakoresha biritwa ijambo ry'Imana, sorry nibagiye kubivuga. Ahangaha niyo ndimo gukoresha. Mujye mugira amatwara nk'aya Kristo Yezu. Mu ijambo ry'Imana yitwa Yezu. Ntacyo bitwaye mu ijuru abavuga Yezu n'abavuga Yesu tuzahurirayo. Ni tubatwara mwize. Ngo nongere nkwibutse
mpamvu tugiye gusoma, ntabyo Yesu adusaba atabanje kutwereka ngo mujye mugira amatwara nk'aya Kristo Yesu. Ndimo ndavuga ubuzima bw'abamenye Imana yabo. Ngo we nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana, ntiyigeze yibwira ko guhana nayo ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yaretse ibye byose. Yaretse ibye byose. Abantu bazi Imana yabo, hari ikintu gikoreka mu mitima yabo kigenda kibatera kurekura ibyabo byose. Nuhura n'inyigisho zikubwira gufatafata, uzamenye ko zitari zo. Abantu bazi Imana yabo, abantu bari muri Yesu, bagenda bamurekurira ibyabo byose. Nta kintu baholdinze cyane batarekura, nta kintu bishingikirijeho cyane yatwara ntibagumane na Yesu. Ngo ahubwo yaretse ibye byose, ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkoreragahato. Yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi, arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa abambwe ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumba iry'abandi bose, ngo kugira ngo mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu bose bapfukamire Yesu, bamuramye, bose bamwogeze mu ruhame, bemeze ko Yesu Kristo ari we nyagasani, ngo biheshe Imana se ikuzo. Haleluya. Iki cyubahiro kiruta icyandi mazina yose azabaho, ayabayeho n'andi azaduka hanyuma, gikomoka hano hantu mu murongo wa 7. Muribuka ko yari asanzwe afite kamere y'Imana, yari Imana, nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Ngo ariko ku murongo wa 7, ahubwo yaretse ibye byose, yasize ubwo bumana, asiga kamere k'Imana, asiga icyubahiro cy'Imana, ngo ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkoreragahato, imbata idahembwa, y'igikoresho. Ngo yabonetse ameze nk'umuntu. Ibi nibyo byamuhesheje izina risumba amazina yose, izina risumba amazina yose. Abantu rero bazi Imana yabo, buri munsi bagenda bareka byose mu mutima wabo. They don't own anything. Bagenda bareka byose byose. Ikizakubwira ko uri mugenda umumenya, sibyo aguha, kuko agusha imvura ku babi n'abeza. Ibintu byose turimo dusengera, hari abantu babifite batayubaha. Kubyara, gushaka, modoka irutaho gatoyo nari mfite, inzu irutaho gatoyo nari mfite, inzu ya 2 n'iya 3, ibintu byose turimo dusaba abitanga no kubatamwubaha. Haleluya. Ariko ikizakubwira ko urimo kugenda umumenya si impano, kuko nabonye abaririmbyi ba secular music baririmba abantu bakarira kugira ngo buri mu mwuka, bakanagwa. Ejo bundi umusore witwa Meddy numvise atanga ubuhamya, avuga ko akiririmba atari yakizwa, yajya kubona abantu barira, abantu bakafetinga bakayoberwa ikibaye, akavuga ati ibyo byose kuko yaraziho Imana gake, akavuga ati ibyo byose isi mwuka wera ko nawe uri hano. Nshuti z'Imana, ikizakubwira ko urimo kugenda umumenya, wigira imbere no kugenda urekura byose mu mutima wawe. Ikintu wari uholdinze ukirekura, ikintu wari ushikamyeho cyane ukirekura, icyo kizakubwira ko urimo kugenda umumenyaho, kwigira imbere, kwigira imbere. Kuko Yesu nta kintu adusaba atatweretse, atakoze. Yaretse ibye byose, ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkoreragahato. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo bari muri urwo rugendo, nirwo barimo. Uko bagenda barushaho kumenya Imana yabo, niko bagenda barushaho kuyirekurira byose no kuyiyegurira, no kuyiyegurira. Uwo ni umurimo ubera mu mutima. Inyuma tuzaba tugisa, tuzaba tugitunze ibyo dutunze, tuzaba tukiyobora ibyo tuyobora, tuzaba tukimeze nk'ibisanzwe, ariko mu mutima agenda harekura, 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 harekura. Umugabo w'Imana Paulo yarabitubwiye nanone mu gice gikurikiyeho cya 3, ndangiza murongo wa 4 kugeza ku wa 11, ngo njyewe nanone ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, Abafilipi 3 kuva kuri 4. Njyewe mfite impamvu, ubundi yari afite ibyo afashe kandi yanakwirata bikumvikana, uko nawe ubifite, uko nanjye mifite. Ubu dufite ibintu twirata ko twabyaye. Tekereza kwirata ko wabyaye utarihaye abana, tukirata ko dufite ubwenge kandi nta kintu mu by'ukuri nta kintu na kimwe dufite tutahawe. Ariko dufite ibyiratwa, dufite ibituma abantu batwemera, dufite ibituma abantu badushima. Nawe urabifite, urabireba ukumva nibyo biguha icyubahiro. Paulo ne warimo arabigeranya n'ibyari icyubahiro cye.
ngewe mfite impamvu zatuma niyemera ubwanjye. Haramutse hagize uwibwira ko afite impamvu zo kwiyemera, ngewe namuhiga. Umva nawe, ndakebwe ku munsi wa 8, ndi umwisiraheli kavukire mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayi butwi. Ku byerekeye gukurikiza amategeko ndi umufarisayi, naho ku byerekeye ishyaka natotezaga umuryango wa Kristo. Ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, nta tegeko yicaga. Ari igihe tuvuga ngo Paulo kwa kundi yivuga ngo mu banyabyango niwe w'imbere, ukagira ngo yari nk'umusambanyi cyangwa yari nk'umujura. Oya, ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko yari inyangamugayo. Ngo nyamara ibyari bimfitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera Kristo. Haleluya. Ibyo yagezeho mu butungane bwe, mu mbaraga ze, mu kubahiriza amategeko, mu ishyaka ry'ubumana yari yarakuye muri iri tsinda yari arimo, ibyo byose bwa buzima bw'ubumana bumaze kugera muri we. Haleluya. Ibintu birahinduka. Ngo nyamara ibyari bimfitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera Kristo. Ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya Kristo Yesu umwami wanjye. Kubera we nemeye guhara. Vuga ngo guhara. Kubera we, kubera kumumenya, kubera kumenya urukundo yankunze, kubera kumenya imbabazi yangiriye, kubera kumenya ikiguzi kidafite urugero yatanze ku musaraba ku bwanjye. Kubera we nemeye guhara. Urimo uragenda uhara iki? Urimo uragenda urekura iki? Nemeye guhara. Iyo tuvuga guhara si ibyaha gusa, ibyaha ni urwego ruto. Guhara ubusambanyi ni bito, guhara kwiba, guhara inzangano ni bito. Hari ibindi dusherisa kandi bitari ibyaha ariko dukomeyeho, bigize agaciro kacu. Ngo kubera we nemeye guhara ibyo nitaga inyungu zanjye byose, maze mbibara nk'amazirantoki kugira ngo nunguke Kristo. Nemeye kubihara mbibara nk'amazirantoki, mwayumvise, kugira ngo nunguke Kristo. Ngo kandi mpore muri we ntiratana ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko, ahubwo nirata ubutungane buzanwa no kwizera Kristo ari bw'Imana itanga. Haleluya. Ntibukorerwa, ni Imana igira gute? Ibutanga. Ngo kandi mpore muri we ntiratana ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko. Kubera ko turi mu nsengero ziri moderne ukuntu, ntago muzi uburyo ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko abantu babwirata. Abantu barabwirata bugahinduka ibyirato. Nkakubwira ko nkurusha gusenga no kwiriza iminsi myinshi, kandi koko nkumva ibyo binteye kugusumba. Nkakubwira ko nkuruta kuko ngewe ntiba ntasambana, ibyo bikantera kukuruta. Ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko kuko tuba twakoze, ariko hari ubundi butungane ngo buzanwa no kwizera Kristo ari bw'Imana itanga. Ubundi muntu ukwirata impano ni igitangaza kandi yaragihawe ataragikoreye. Haleluya. Ngo kandi mpore muri we ntiratana ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko, ahubwo nirata ubutungane buzanwa no kwizera Kristo ari bw'Imana itanga, bushingiye kuki? Ku kumwemera. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Ndagira ngo kubw'ubuntu bw'Imana Umwuka Wera atwumvishe kano karongo nishaka ngarukiraho. Ngo icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Kumera nka Yesu mu rupfu rwe, umva icyo ngejejeho kumenya. Haleluya. Ni Yesu itagira ikivuguruza. Ni ukuvuga ngo mu gashyamba ka Getsimani umuruho n'umubabaro ari mwinshi mu mutima wa Yesu, avuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko arongera avuga ngo ze kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Ni ukuvuga ngo ni Yesu, ni yego idasubirwamo, kumera nka Yesu mu rupfu rwe. Haleluya. Ese twabona abasore n'inkumi, ese twabona abagore n'abagabo bakijijwe ariko bahaye Yesu yego yabo yose yose yose. Haleluya. Batamuha igice, batamuha iyo byakunze byaryoshye ngo bongere bamwake. Gushushanywa nawe mu rupfu rwe. Yesu yageze mu rupfu agandukira se kugera no mu rupfu adahakanye atabivuyemo. Haleluya. Ngo icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Ngarukiraho nshuti z'Imana. Haleluya.
haleluya. Abantu bazi Imana yabo barimo bararekurira ubuzima bwabo bwose mu Mana, babayeho ku bwayo. Ntuzabasangana ubukonje, haleluya. Bafite akanyamuneza bahawe n'uwabakunze kuva ku kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Kubera iki? Ntibakiriho ku bwabo, haleluya. Ese amacumu y'ingorane ntabajomba, arabajomba ariko ntabatindaho, kuko ubuzima bwabo baburekuriye Yesu, haleluya. Dukeneye abahungu bakiri bato, dukeneye abakobwa bakiri bato, dukeneye abagore n'abagabo bashobora kubaho ku bw'uwo mwami. Si ukuzuza insengero gusa, nabyo biraryoshye, kubwiriza abantu bake birabiha, haleluya. Ariko si ibyo, dukeneye ko twebwe twese abo yaguze amaraso tubaho kubwe. Uyu mugabo rero Pawulo nta kintu cyari kumukanga. Ntiwari kumukangisha ko uzamwica ngo atinye, ntiwari kuzamukangisha ko azafungwa ngo atinye. Niki gituma umwanzi adukangisha utuntu tworoheje tukatubasha? Nuko byose tutabirekuriye Yesu, haleluya. Agukangisha ko uzakena ugahita uba corrupted ho gakeya, agukangisha ko uzarwara ugahita ucogora, agukangisha ikintu icyo ari cyo cyose gishira ugahita ucogora ho gatoya. Ariko nurekurira ubuzima bwawe mu Mana, uzaba igikoresho cy'umumaro mu bwami. Data akeneye abo bantu, Data akeneye abo bantu, akeneye abo bantu bariho babaho kubwe, kuko umwanzi afite umujinya mwinshi w'igihe cya nyuma. Niba hari ikintu cyose yagukangisha ugakangika, azakigukangisha kandi azagikoraho. Ni bande rero? Rya jambo riba muri Daniyeli ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Kubera iki? Ntibakangika. Daniyeli yamanutse yemye mu rwobo rw'intare, kandi kwari ugupfa, kuko mwibuke ko yari ari mu buyobozi. Iyo umuntu ari mu buyobozi abazi ibyobo byose, abazi na za gereza zose, siko bimeze. Ariko kuko yari yarekuriye ubuzima bwe mu Mana, yamanutse mu rwobo rw'intare adasenga, adataka, ntacyo avuga, atuje, kuko kubaho no gupfa byose rero bimuhaye, haleluya. Umwanzi afite uburiganya bwinshi n'ibikangisho byinshi, azakoresha ahantu hose utahaye Yesu, azahagukangisha unamuke. Kandi dukeneye abantu b'Imana. Ntabwo turi mu gihe hazakora umutambyi umwe. Dukeneye abantu b'Imana mu ofisi yose, dukeneye abantu b'Imana mu maguriro yose, dukeneye abantu b'Imana bamaramaje mu ngo zose, mu miryango yose. Mwuka wera dushoboze. Murakoze. Mwaretse tukajya ejuru tugasengera muri iki cyifuzo cy'Imana. Abantu babereyeho Imana, jambo rikomeye cyane kuvuga ngo Mana, ndagusaba uyu mugoroba ngo ibikoresho bisabwa ubona ntafite kugira ngo mbukubereyeho, mu bubiko bwawe birimo, ukoremo, umpe iki n'iki 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 n'iki. Ariko uyu mugoroba tube serious and tube very intentional in receiving the word of God, actually the oracles of God. Tujye imbere y'Imana dusenge. Ndabasaba ngo dusenga n'ubwenge bw'Imana, nk'abumvise imvugo y'Imana. Abantu bazi Imana yabo n'abahaze, abarekuye. Jambo ryanteye ubwoba. Abarekuye, kugira ngo he gusigara hari ahantu umwanzi azi ko nahasigaje, akaba abizi ngo kwa Karemera hari akantu nzi ndakazi, nzajya ngakoraho mushobore. Abarekuye, abarekuye. Katujya imbere y'Imana dusenge Imana. Ngaho senga Imana Data, ngaho bumbura akanwa kawe. Iyo tubivuze dutya, ijuru rihita ryitegura kukumva. Hari uwavuga,
hari uwasenga, hari uwatabaza, hari uwasaba Imana Data. Muri sitowa y'Imana harimo icyo bisaba kugira ngo umuntu wayo abeho ayibereyeho. Ni uguca bugufi. Saba Imana ikore kuri personality. Ni urukundo ruke. Saba Imana ikore ku mutima wawe, visite buri cyumba cyose cyawo, kuko irabishoboye. Icyo nzi cyo nemera ni uko Imana ibishoboye. Yeremiya yarayifashe ayigereranya n'umubumbyi, avuga ngo najye ku mubumbyi aba ariho afatira fomu y'Imana, the nature of God. Imana ni umubumbyi, jyewe nawe turi ibibumbano mu ntoke zayo. Mana uri umubumbyi, jyewe ndi ikibumbano. Muri personality ndi ikibumbano, muri character ndi ikibumbano, in my mind ndi ikibumbano, in my heart ndi ikibumbano, mu kanwa kanjye uko mvuga ndi ikibumbano, hahandi ndi jyenyine nabwo mba ndi ikibumbano cyawe. Wa Mana we, wambumba uko ushaka uyu mugoroba se, wampindura uko ushaka ko mpinduka uyu mugoroba, kuko namenye icyo ushakaho. Aya niyo mahirwe Imana ibihaye abantu. Aya niyo mahirwe akomeye Imana ibiduhaye, kudukoranyiriza hamwe, hanyuma ikatumenera umutima wayo tukamenya icyo yifuza. Wahindura ubuzima bwanjye Mana, wahindura umuntu wanjye w'imbere Mana, wahindura imitekerereze yanjye Mwami, wantera isesemi y'ibyo mu isi Mana, wantera apeti yawe nyinshi, wantera apeti yawe nyinshi, apeti y'ibyawe mu izina rya Yesu. Icyumba iby'isi byihaye uyu mugoroba ubisohoremo. Icyo cyumba gihinduke vide uyu mugoroba. Hanyuma yuko kibaye vide uyu mugoroba, wowe Yesu, wowe Mana Data, bwa buzima bw'ubumana aba ari bwo bucyuzuramo, aba ari bwo bucyokipa uyu mugoroba. Icyumba icyo ari cyo cyose muri twebwe hari ikinyagaciro kindi cyakihaye, uyu mugoroba gisohokemo. Ubwibone bupfe, ubwoba bw'ubuzima bupfe, kutizera Imana gukurweho katika jina la Yesu. Kwirebaho, kubura agaciro mu buzima bwacu. Ramayande keliabasa, remonde telebilia. Yesu abari ubinyungu ya mbere, Kristo abari ubinyungu ya mbere. Mana Data, n'ibyawe byose bibanze mu izina rya Yesu. Utwereke ko ntabwo turi abaturage ba hano, ntabwo turi abantu bazaguma aha. Oya, byitugusha ibishingiraho ngo abone ibirego. Oya. Yesu ni wowe wa mbere, Yesu ni wowe wa mbere. Abamenye Imana yabo barakwiyeguriye, abamenye Imana yabo bamaze kugira isesemi y'iby'isi, abamenye Imana yabo bamaze gusuzugura ibintu, abamenye Imana yabo bamenye ko umwimerere wabo uba muri Kristo,
abamenye Imana yabo barayizera to the dot. Abamenye Imana yabo bazi ko na gatoya kose it is from him. Utugirire neza Mwami, mu bubiko bwawe harimo byose Mwami. Udutere inzara y'ibyawe, udutere apeti nyinshi y'iby'ubwami. Abamenye Imana yabo amaso yabo y'umwuka yarahumutse, banyura mu mibabaro y'iyi si barangamiye mu ijuru. Abamenye Imana yabo ntabwo baterwa ubwoba n'imibabaro yo muri iyi si, because they know that this world and its system is not theirs. They depend on the heavenly system. Father God, we come before you. Tonight we come before you in prayer. Now we know that you want us to depend on you. It is because the Bible declares it clearly that your word is sweet and is dependable. Uwakwiyegurira yabeshwaho nawe. Uwakwiyegurira yabeshwaho nawe. Ay, 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 ay. Uyu mugoroba uduhindurire Mana, uyu mugoroba utuvunjire. We come with all our weaknesses, then we surrender everything to you. Father, we come to you tonight with every kind of our weakness. Thank you, Jesus. Mwami, turarambiwe gufojinga. We don't want to forge. Tonight we refuse forging life. Tonight we refuse forging some spiritual issues. We refuse forging some aspects of our lives. We don't want to forge in the name of Jesus Christ. We don't want to forge decisions. We don't want to forge our ntago dushaka guhimba. We don't want, for everything in this world is temporal. Udushoboze gutinyuka, utumara ubwoba. Cause us to confront every terrifying situation in this world, because Jesus, you conquered the grave. Dutumbira Yesu wenyine, kuko ari we banze ryo kwizera, kandi ari nawe ugusohoza rwose. Ni wowe wenyine Kristo wihanganiye isoni z'umusaraba, n'umubabaro wawo urawuvogera, ngo kubera ibyishimo byagushyizwe imbere. Ndagusaba ngo duhe iyo attitude, uduhe uwo mutima, uduhe bene iyo myibwirire, uduhe bene ubwo buzima, utumara ubwoba mwana, utumara ubwoba. Niko mbisabiye aba bana bawe bose bari hano under the sound of my voice. Father, I pray that tonight you will create supernatural